Prince Kid baramukatiye imyaka 5 uramuzi ndamuzi bakoze ubukwe mu kwezi gushize na meza birashize ubu ngubu noneho baramufunza bamushize muri gereza bagiye kumutwara muri gereza bamukata imyaka 5 ubaye Elisa byabyifashe gute muri sex ubundi shingiye mu kwiyumvana ari wowe uyumvishijemo nugukeneye ko muhavinga sex bose bakaguhamagarira rimwe wakwitabana hari ugukeneye ubaye Elisa wakora iki iyo sura isire mu mwanya wa Elisa ubwo Prince Kid abavanywe mu rugo agiye muri gereza okay ari ngere kakubwira sibyo ari nge kumara imyaka 5 amahoro y'Imana abari majyepfo amajyaruguru birasirazuba n'uburengera bwaryo by'umwihariko bari mu mujyi rwagati wa Kigali ngize gutya mpura n'umukobwa wambaye neza cyane bamufate kuva ku maguru kuzamuka ukagira ufite isoni turebe hari umeze mute tumeze bo wambaye neza koko urakoze iyi patro bayita boyfriend uhagarara utuje gutya mpagaze gutya turi muri kamera ipatro bayita boyfriend aha agapira nagasanzwe nyine karabwa niko bita mukunda uti birauto ugiye gutanya utubwira amazina yawe tugize gutya tugira amahirwe turacyakirana ahantu bita ni Angelos Moteri hafi na Ines Ruhengeri bakwitande Amata Sonia tugiye kuba tugana nge nitwa Mr. Jagugu kuri Iris Rwanda TV na niho ikiganiro abantu barimo barakirebera uyu munsi wa none bigize gutya Prince Kid baramukatiye imyaka 5 uramuzi ndamuzi ubundi urukundo rwa Prince Kid na Elisa hari amakuru usanzwe bifiteho sibye kubabona gutyo gusa nta bindi narinzi birenzo narinzi ko nyine bakundana tubira bakundana biraho bakoze ubukwe mu kwezi gushize na meza birashize ubu ngubu noneho baramufunza bamushize muri gereza bagiye kumutwara muri gereza bamukata imyaka 5 ubaye Elisa byabyifashe gute imyaka 5 byaterwa to nta dasize nwite so sinzi ko nabivuga ariko imyaka 5 ku mugore urumva nyine tabonana n'umugabo ni ibintu biri crazy kumva kwihangana ibintu bigoranye bisaba umutima ukomeye sibyo biterwa n'umugore uko ameze na characters ariko ku bandi hari utashobora kwihangana imyaka 5 atabonana n'umugabo ntago bibaho akenshi 90% ntago bibaho urukundo rwa Prince Kid na Elisa rwagiye ruvugwaho byinshi cyane abantu baruvuga mu buryo butandukanye ese kuba uyu munsi wa none baravaga ngo ni Romeo and Juliet none baramukatiye tuvewe nango nta warugarutse kuko adatwite iyo sura ya Miss Elisa gahinda ari bafite Prince Kid gahinda ari bafite muri gereza byageza kudusesengura nk'icyo kintu nyine urumva nyine biri crazy to kumva ko niba biterwa no relationship bari bafitanye niba koko barakundanaga by'ukuri azayihangana utegereze iyo myaka 5 ariko wenda muri kamera hari agararo reba fresh azihangana kamagara gutya bagushyemo wenyine close up azihangana ategereze iyo myaka 5 to ariko nyine niba ari nka birabyagatwiko kugira ngo bagire nyine abantu babibone ko wenda bakundana sinzi tu gusa ku muntu w'umukobwa cyangwa umugore wari ufite umugabo kwihangana kumara imyaka 5 atabonana n'umugabo ni ibintu biri kandi yumva afunzwe twe kubishidikanyaho Miss Elisa yakundaga Prince Kid bamaze kumukatira iyo myaka 5 ubaye Miss Elisa uyu munsi wa none urakora iki baje kumutwara mu rugo kuko ntago mu rukiko ntago yararimo ariko baraza kumufata mu rugo cyangwa yigemure ubaye Elisa wakora iki iyo sura isire mu mwanya wa Elisa ubwo Prince Kid abavanywe mu rugo agiye muri gereza okay ari ngere kakubwira sibyo ari nge kumara imyaka 5 ni ibintu bigoranye kumva ntadafite umwana shanyine ni ibintu bigoranye to byaterwa n'uburyo twakundanaga none shemu tufitanye kuko
abantu bavuga ngo urukundo rwihanganira byose sibyo nakwemera nkategereza iyo myaka ariko niba ari bivuga ngo by'agatwiko bya online n'iki kugira ngo berekane ko bakundana ariko ndakeka ko nta muntu wategereza iyo myaka 5 atabonana n'umugabo ibintu biri crazy bivuze ngo Elisa byanze kuza nuko Prince Kid afunzwe imyaka 5 burashobora kuzagira ukuntu yigenza oya ashobora kugira ukuntu yigenza ariko nyine nabishyiriye public nyine subyumva wowe ntago byawe ashobora kwibeta nyine somewhere ntawamenya ubwo ari wowe wahita ushaka inshuti isigayeho Prince Kid uzi ari ngenda so nashaka nka best nashaka besto nyine tu umu best friend like a boy akuguzi ibintu aba besto muri iminsi bari gukora uri kureba hari cyane kandi ntagarariye hano kwa ngo baje kundeba aba besto ibintu bari gukorera abantu bafite aba boyfriend n'aba girlfriend usanga ngo ibintu byabo byarakiyemo nyine tu biterwa no relationship hari besto kajya kumva nyine ukumva ngo umuntu ngo ni besto wawe umukobwa ngo afite ngo best friend yo umuhungu cyangwa byakunda hari relationship bafitanye itandukanye niyo afitanye na boyfriend yo yego hari ibyo nabwira best wanjye friend natabwira boyfriend yeah amakuru mfite nuko ngo best w'umuntu ngo abaho bakagira ukuntu bigenza nyine bari best wawe nawe arabyumva biterwa tu biravuga ko best n'umugabo baba basangiye umugore ya cyane nyine nuko abahungu batabibona ngo barebe kure ako niko babimeze ya siko mfite umushuti wanjye ufite aba best bageze muri 6 ubwo bose bageze muri 6 none se nta kuntu wowe sibyo waba ufite umukobwa w'inshuti yawe ntago ari girlfriend wawe gusa nyine wifuza ko mwaba inshuti gusa ukaba wanamubwira everything you know uri kumva utanabwira girlfriend wawe yego kumva cyangwa byakunda urebye uwo muntu nyine ukumva ntago mwakundana ariko mwahorana biravugwa yuko hari n'abantu bashimisha n'aba besto kurusha ukuntu yashimishwa n'umugabo cyangwa umugore we cyane rwose tu aba besto bangahe okay nge byaje tubyiyorere nyine ufite nka besto reka twe kuvuga umubare uheruka mu besto ryari hashize igihe mperuka kuganira kwa kangahe hashize igihe koruye okay yagiye hanze tu nyine hashize igihe ako nari mufite tu uzamusangaye oya azaza mpamvu yo kujyayo ni cyo kintu ukumbuye kuri we ikintu nkumbuye kuri we nkumbuye vibe yeah Prince Kid ahamijwe ibyaha bigeze muri 3 harimo icyo gusaba undi akoreshejwe untuza ubushobozi yari afite n'icya cyo guhoza undi ku nkeke amuhamagara cyane n'icyo gusambanya umuntu kinyejana turimo ibyo bintu byakabaye bikiri ibintu dufata nk'intambara ubundi uko igihe isi igenda uko mwaka ugenda uhita hari ibintu bigenda bihinduranya tu uko nabyita ya hari abantu bameze gutyo tu umuntu akaba yanagusaba wanareba nawe ugakubitwa ahubwo ugakubitwa tu akabigira nyine ibintu abantu bavuga ngo vuga iki gihe ngo nabyadanje sibyo wamuhaye nabyadanje uri kumva nyine birahari tu ariko nyine ntabwo ari ibintu byiza muri sex ubundi ishingiye mu kwiyumvanamo ushobora kubikora washyizweho pressure ntunabikore ababikora baguzwe ababikora baguzwe ni amafaranga baba bashaka sibyo byanga byakunda ababayeho kubera ko yaguzwe aravuga ati nta kundi niba kanabikora atanabishaka ariko akavuga ati reka mbikore sibyo kubera ko aba yaguzwe kandi nikababayeho akemera akabikora ariko byanga byakunda uwo muntu ubayeho mu ubwo buzima nta mutima bagira ni igiciro kingana kuko umuntu gukeneye muri ubwo buryo yes ngewe ibyanjye ntago ngewe
Okay, njyewe mfite uburyo mbayeho sibyo nandukanye n'abandi ni ukuvuga ngo icyo cyiciro ntabwo kirimo icyo cyiciro cyo kuvuga ngo uwungeneye ngo cost nanga uri kumva okay biterwa n'uburyo unyeneyemo ari wowe uyumvishijemo n'ugukeneye ko muhavinga sex bose bakaguhamagarira rimwe wakwitaba hari ugukeneye afite amafaranga hari na wa mu beso wawe ninde wakwitaba mbere kandi ufite ikibazo cy'amafaranga already ukeneye amafaranga wowe ukeneye amafaranga inzu bamo bakwirukanye just ukeneye amafaranga ari besto ari na wa muntu ufite amafaranga umupapa araguhamagaye ati ngwino duhure hano na hano ufite amafaranga ninde uritaba mbere utatubeshye ubundi besto bivuze iki inshuti yawe ya hafi aba ari inshuti yawe ya hafi kandi ubwira everything buri kimwe kuko kimwe nk'uko ushobora no kwita uwo muntu umugabo iki akaba atanayaguha cyakaguye mu kira sometime you know ariko ngiye nakwita best wanjye kavukira yawe ni mu kahe karere tubyihore hari ikintu nshaka kukubaza kimwe nsubiza akarere ibyo byo tubyihoreye nta mpamvu gusa ngiye nuye Kibagabaga uri umwana w'i Kigali wisanze Musanze gute I like Musanze nkaba n'abagabo batanga amafaranga ibyo se bikuye wapfa abantu b'inaha bafite ukuntu baremetse biri crazy gute tubwire abantu b'inaha ngiye narumiye kabisa asa ari Kigali na Musanze ni yaba tipe Musanze nyine biterwa n'ahariho biterwa n'aho ukorera hariho ariko i Kigali zirahaba ariko Musanze hari hejuru cyane gusa nyine ikintu nkundira Musanze hari ahantu heza hari amahoteli meza hari ahantu henshi umuntu yatangarira agiye kureba nicyo kintu gituma makunda naho kuvuga ngo ibijyanye na tipu n'iki shapi ni ahantu ubundi Musanze ni y'abakirarugendo ntabwo tugeze tubimenya uri umumama uri umukobwa ndi umukobwa abakobwa baracyabaho cyane rwose mbiri ibintu bitatu byarangaga umukobwa mbere ibintu bitatu byarangaga umukobwa ni uko batarabyaraho kandi ari virgin nibyo ngibyo nzi ngewe ni bibiri muri ibyo byose icyo wujuje ni iki kugira umukobwa icya mbere sindabyaraho sibyo kandi ndi umukobwa ibyo kuvuga ngo I am no virgin ariko ndi umukobwa tu kandi utari bya bintu bitabyujuje wenda ntago ikimwe nicyo ntujuje you know ako nyine ngenekereza ko kuba umugore cyangwa kugira iki cyane cyane no kuba warabyaye kuko hari inshingano uba ufite nayo utarabyara ntago uri muri level yo kuba umugore tugana ku musozo Pamela na Deben urukundo rwabo rukurubona gute ni profit niko mbibona mbona bose ba profitana Pamela Deben na profit kuri Pamela mbona Deben ikintu wa profitira kuri Pamela sono kari mwiza anazwi kwe Deben we kwira ko icyo ashaka akamugendera kugira ngo ngiye niko byumva to kugira ngo hit ye nyine izamuke agendeye kuri Pamela makuru mfite no kushaka kuba ngo ukundana na Yago Kareka kabisa murahora tubibutse ko wakora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV amakuru n'ibiganiro bwakomeza kugeraho kugi